nkaba ari njye muyobozi wa company bita Gigi Company Limited, nkaba naragiranye amasezerano na ADPR umwaka ushize wa 2018 tariki 28 ndumva z'ukwezi kwa munani. Tugirana amasezerano yuko ngomba gusana izi mashini zarangiza ngatangira ngakora bitewe n'amasoko nari mfite icyo gihe. Naraje ndagerageza kubikora ariko nsanga ibyo bari bakoreye expertise bidahuye n'umubare w'amafaranga ari majyaho. Gerageza kwicara turaganira ndabibabwira ko amasezerano yavuga ko hagomba kuza umutekinisiye wabo. Iyo periode yose ntago yazaga, yaje kuza mu kwezi kwa mbere. Gerageza mbonye ko amasezerano atubahirizwa mu kwezi kwa kabiri, ndangije ibyo ngomba gukoraho n'amafaranga yiyongereyeho biri muri iyo raporo yakozwe n'umutekinisiye ko ari ibintu bitariho bidahuye n'ibyari byagombaga gusanwa. Ndambasaba ko twavugurura amasezerano kugira ngo mbone uko nkora neza. Nabandikiye muri amatariki sinyibuka neza ariko ni mu kwezi kwa kabiri, bansubiza muri uko kwezi kwa kabiri tariki ngirango 5, bambwira ko hari navuguruye imashini ariko hari ingingo zimwe na zimwe zagombaga gusubirwamo. Nanjye akaba ari cyo kintu nabasabaga ko tugomba kwicara tukabisubiramo tukareba igihe ayo masezerano agomba gutangira gushyirwa mu bikorwa, kuko igihe cyo gusana cyo cyari cyamaze kirenga n'igihe amasezerano y'ibanze twe twagiranye. Ndavuga rero ibi bintu ntago byakomeza gutya. Ndabandikira nabo baranyandikira, tuza kugira nkuko bansubije. Naragiye mbona n'abayobozi, turicara bampa abatekinisiye tugira ibyo twumvikanaho, dukora PV y'amafaranga yasanishijwe iyi mashini. Tumaze kuyirangiza kuyisana nayo ma PV birangiye, twumvikana ko hagomba kuba amasezerano mashyashya kuko akajya mu ibyo bintu twashyize muri PV kugira ngo tubone uko dukora. Barayimpa ndumva baraya kontra banyohereje, ubwumva ni mu kwa gatanu banyohereje ntuza muri uko kwa gatanu kuri hafi kurangira. Basubizaho amafaranga, basubiza mbabwira ko hari ingingo zigomba guhinduka. Barambwira ngo nibibwira abayobozi. Nagerageje kubwira abayobozi, ahubwo abayobozi barambwira ngo banza wishyure. Bona bitangiye kuba ariho hatangiye kubera ikibazo. Ndishyura se nte amasezerano tutarayasinya, kuko aya mbere nabasabye ko ngomba kugira gutagomba kuvugururwa tukabona kugerayo tugenderaho azatugenga mu mikoranire yacu hagati. Ubwo rero mbonye bigenze gutyo ndabandikira, nyuma yaho mbibabwiye ntyo nibwo natangiye kubona inyandiko zinyishyuza amafaranga. Ndavuga ni ibintu ntibishoboka. Amafaranga bari kunyishyuza araruta yo nasanishije imashini, akaruta nayo muri ya periode nese yagizo mashini. Ntaho bihuriye nkuko nabiberetse. Iyi nta hantu bihuriye. Amafaranga umubare ni muremure, nibyo bakuyeho kuko muri ese twagombaga gukora ese turimo tunakora tunareba kuko icyo twakoze kirakunze. Ntago izi mashini icyo gihe kuva mu kwezi kwa munani kugera mu kwezi kwa hafi kwa gatandatu ntago twigeze imashini ishobora kuba wayatsa amasaha 8, kuko nawe basobanuriye amasezerano avuga ko imashini zikodeshejwe miliyoni 8. Ntago iyi mashini wayikoresha isaha imwe wongera ugasana ngo uzabona ubwishyu bwo kwishyura abakozi unishyure ubukode. Ni amafaranga menshi cyane. Mbonye bimeze gutyo ndabandikira mbabwira ko tugomba kwicara tukavugana. Nza kubona ejo bundi nabwo namaze kubandikira mbona itangazamakuru ryaje kumbaza. Ndabwiye rero nayo mpamvu nanywe mbashimira kuba mwaje mukagera ahangaha ahantu hari gukorerwa n'abantu ngira ngo mwabonye ibyo bakora naho bihuriye n'imashini nafashe byitwa ko iri mu bukode. Habona rero icyo ngewe mbona ndi mu bihombo kuko naje mfite amasoko sindi kuyakora. Uko ubona ahangaha ni ikigo kinini, ngomba gukodesha izi mashini, ngomba kuzindira umutekano buri kwezi. Mfite company ni ya veteran nishyura buri kwezi, dufitanye amasezerano. Ntago wapfa gufata abantu b'abaturage ngo bari bahagara kuri iyi mashini kuko ni ikintu cy'agaciro. Nkuko byari mu masezerano nabihaye company bifitiye umwuga kugira ngo ize abari ikora uburinzi bwazo. Navuga rero hatabayeho guca ku ruhande, ndi mu gihombo kandi gikomeye kuko ntago ndi gukora ibyo nagombaga gukora kandi nasohoye amafaranga. N'icya kabiri, burya umushinga wose ugira ibyo ufasha abantu. Hano hari abantu benshi bashaka gukora kandi bashoboye gukora. So rero batarimo bakora mu by'ukuri ntago
intego za kampani cyangwa nizo zo mu gihugu ikintu kiri social corporate kugira ngo wa mushinga uri gukora ugira icyo ugira impinduka ku baturage kiba ari ikibazo. Rero urumva ndimo ndahomba amafaranga ngahomba na wa musanzu nakaba ngize gute mfasha abaturage uko mwababonye bose nta n'umwe buriya utifiriye mitiweli kandi bayikuranga bakagira ubufaranga bubafasha. Harimo abadamu barenze 80 nuko buriya mubonye barimo bashakisha hariya bakora ako kazi buri munsi uko bukeye baba barahanga bahonda iriya konkasi. Rero navuze nti aho kugira ngo ibingi uko bitari gukunda yakabe bakora ibyo ngibyo ariko mu buryo bwo kubyaza umusaruro. Turi mu gihombo gikomeye ubwo tumaze guhomba amasoko menshi kandi n'ubu ngubu nihatabaho ubwo bwumvikane tuzakomeza duhombe. Ndumva ari igihombo